Hello friends, mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Ubasuzanira urugambwa abagabo. Yes, mbe na mbe nshimira abakoze subscribe, basharinga video zanjye, bava kuri video bakanze like, bandika muri comment inama cyangwa se ibitekerezo. Yes, ndabashimira by'umwihariko, Imana ibaho umugisha. Shishikariza n'abatarayikora kuyikanda subscribe, hanyuma tugakomezanya video ku yindi. Gusa uno munsi ni uguseka paka imbavu zituriye. Reka twitangirire. Biratangaje kuba watereta umukobwa akawukatira ukamwinginga, kandi nawe ku ruhande hari abo yagerageje kwiteretera bakamwangira bakamurya sini. Reka mbabwire mwa bantu mwe, ntabwo nanze ugaragara neza nk'abandi bagabo cyangwa se nk'abandi basore ngo ngaragare neza ku mwambaro cyangwa se ku mubiri. Gusa nanone ntabwo nashobora kwiyuhagira kabiri ku munsi rwose, ntabwo nabishobora, nzapfa uku nguku. No. Bajya bavuga ngo ibibazo bijya biza bikongera bigasubirayo, bikaza bikongera bigasubirayo, ariko njya mbona babeshya, kuko ibyanjye byo ewana ubanza byaraje bizanye na generator cyangwa se bikaba byaraje byitwaje impamba, kubera ko njye buri gihe mba mfite ibibazo, ntabwo bijya biza ngo bigende bisubireyo. Reka mbabwire rwose, ubu ngubu namaze gufata umwanzuro ntasubirwaho, niyo byagenda bite sinzisubira ku mwanzuro nafashe. Ubu ngubu ndambiwe ibintu by'inkundo byo kumbabaza buri munsi, ngahora mfunze umutima nk'umusirikare uri ku rugamba, ndabirambiwe. Ubu ngubu ndi urukundo ndusohotsemo bya nyabyo paka iteka paka mfuye. Ese ko mugenda mwirata ngo muraryoshye, ngo muraryoshye, ngo uwabajyaho ntabwo yabavaho ngo yasara ngo yararuka, mwikombyeho mwumva ko muryoshye. Hari uwari wikombamo ngo yumve ko aryoshye. Ikindi, niba kuko muryoshye, kuki batabashaka mukaba mugiye gusazira kwishyiga? Abakobwa cyangwa abagore, reka mbabwire, munyumvirize neza. Niba utwite baraguteye inda idateganyijwe, ukagira umwaka ukarota inkweto, kabaye menya ko uwayiguteye ari muri plani zo kwiruka, akayihakana akiruka akagenda. Abakobwa ndetse n'abasore, ndagira ngo mbibire kwiribanga, munyumvirize neza ndabinginze. Igihe cyose umukobwa cyangwa se umusore azakubwira ngo I love you, nsubiremo ngo I love you, ujye ushishoza neza, kubera ko harimo n'ababa barimo kwiga kuvuga Icyongereza. No. Reka mbabwire aka kantu, uko wamvuga kose, ibyo wantuka byose, uko wanyanga kose, ntabwo bizambuza kujya mu buriri nkabona ibitotsi nkasinzira neza ndetse nkanagona. No. Reka mbabwire mwa bantu mwe, ngenda narambiwe ibingibi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzaza kunsaba amafaranga nkaguhakanira nkakubwira ngo ntayo mfite,
usabwa kunyumva, ugomba kunyumva, ni nk'itegeko ko nta mafaranga mfite, kubera ko nawe waje kuyansaba ntayo ufite. Ntayo mfite, nawe waje kuyansaba ntayo ufite, sinzi impamvu utumva ko ntayo mfite kandi nawe wayabuze. Kigali kuyibamo bisaba mu mutwe. Kigali kuyibamo bisaba mu mutwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo uyijemo ukaza uzanye imbaraga udafite mu mutwe, urahasarira bikarangira ubaye umukarani. Abagabo bagufi barasetsa kabisa, kuko hari igihe imvura iba irimo kugwa akitwikira umutaka neza neza, ugasanga yabaye nk'agahumyo. ugasanga yabaye nk'igihumyo.